Reka tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, twizere yuko ibintu biri kugenda nk'uko ubyifuza. Niba bitameze neza kandi mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunagutera inkunga yo kudacika intege, haguruka ushikame kigabo, ibintu uyu munsi biranga ejo bigakunda, icyo tuzi cyo ni uko ibyiza bihora imbere. Niba rero hari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, tuguhaye ikaze, ariko nanone niba wifuza kutacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho, uyakandaho rimwe gusa bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro dushyira hanze nk'iki ngiki, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Hanyuma uyu munsi nk'uko amaze kubibona, tugiye kuganira ku nkuru y'umudamu umwe. Tugiye kubasangiza inkuru y'umudamu witwa Mariya, umugore warwanye intambara ikomeye cyane mu gihe umugabo we yari yaranze kumushyigikira. Mariya yari afite abana 3, ariko umugabo we yari yarahisemo gucunga amafaranga wenyine, ntamuhe ayo kugura ibikoresho by'abana cyangwa se ayo kubahahira indyo yuzuye. Kandi ikibabaje kurushaho, ntiyemeraga ko Mariya ajya gukora cyangwa se ngo akore akantu ako ari ko kose kamwinjiriza. Umugabo yaramubwiraga ati nta mpamvu n'imwe ufite yo kujya gushaka akazi, iby'urugo byose ndabishinzwe. Uko igihe cyagendaga gihita, ubuzima bwarushagaho kugorana. Niba uri umudamu wubatse, ufite umutware, ufite abana, ngira ngo ibi turi kuvuga urabyumva neza, uragerageza kwiyumvisha ukuntu Mariya yari amerewe. Abana batangira kurwaragurika, Mariya akabura uko abyifatamo, akabura ibiribwa byo kubagaburira birimo indyo yuzuye. Umugabo nawe yagendaga arushaho kuba intakoreka. Akenshi na kenshi iyo ibibazo bitangiye kuza mu rugo ni uko bigenda. Mariya yakoze iki rero? Yafashe icyemezo cyo guhindura ibintu, atarwanye, atavuganye nabi n'umugabo we, ahubwo yifashishije ubwenge. Mu buhe buryo yabigenje ate? Yatangiye gukora amandazi mu gitondo cya kare, akajya ayagurisha ku bana bajya ku ishuri ndetse n'abakozi bamwe na bamwe bagiye ku kazi. Ibi yabikoraga mu ibanga rikomeye cyane, umugabo ntabimenye. Amafaranga make yungutsemo nayo akayabika buhoro buhoro. Nyuma y'amezi make yari amaze kubona ibihumbi birenga 100. Noneho atangira kugurira abana ibikoresho by'ishuri ndetse anagura n'ibintu bike bikenewe mu rugo. Bigeze aho umugabo we yatangiye kwibaza aho aya mafaranga aturuka, kuko yatangiye kubona impinduka mu rugo. Mariya yabigenje ate? Aho kumurakarira, Mariya yamusobanuriye neza aho ayo mafaranga aturuka. Aranamubwira ati ntabwo rwose nshaka guhangana nawe, ahubwo nshaka gutabara cyangwa se gutabara urugo rwacu, gushyigikira urugo rwacu. Ingaruka zabaye izihe? Umugabo yatangiye kwibona nk'udashoboye wenyine, noneho arabohoka, atangira kwibonera ko umugore we ari umukozi kandi ashoboye. Ubu bose bakorera hamwe nk'umugabo n'umugore mu mwuga wabo w'ubucuruzi, kandi bageze ahantu hashimishije cyane. Mariya rero twavuga ko yitwaye neza mu kibazo. Aho guhangana n'umugabo we, ahubwo yashatse igisubizo. Dusoza rero, ni irihe somo twakura kuri Mariya? Isomo ni uko ubwenge bw'umugore bushobora guhindura umuryango. Gukora buhoro buhoro mu mutuzo biruta
kurwana cyangwa se gutongana. Kwihangana, ububasha bwo gutekereza ndetse ukongeraho n'isengesho ni intwaro zikomeye cyane mu kubaka umuryango mwiza. Mwakoze cyane rero kubana natwe, cyane cyane wowe watangiranye natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugeza ku musozo. Twizere yuko mwungukiwe. Naho ubutaha, bayi.